Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Tugiye gutangira dusenga, dukurikizeho indirimbo yo mu gitabo ndetse n'ijambo ry'Imana, dusoze nabwo dusenga. Imana iduhane umugisha. Mana nziza, Mana ikomeye, wera wa Isiraheli, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, dushimiye ko waturinze ukatugirira neza, tukaba tugeze aya masaha duhumeka umwuka w'abazima, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mana rero, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, tweze ibyaha byacu, tuboneze rwose. Ukimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze, ngo tubere umuyobozi muri byose, ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ibyo tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Dukomeze turirimbana indirimbo yo mu gitabo y'196 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba, nibyo bihora binezeza, nta wundi wo kubindindira keretse we, nta wundi wo kubindindira keretse we, sintinya ibyago bizanzaho, ndamwizeye kuko andi imbere bitunganya, ni nawe umenya ibinkwiriye, ko ari byiza, ni nawe umenya ibinkwiriye, ko ari byiza, ndi impumyi njyewe sinamenya ibyafasha, ntago nza mwaka urufunguzo, ahubwo mfashe ukuboko kwe, mwiringiye, ahubwo mfashe ukuboko kwe, mwiringiye, ntabwo namenye imigambi ye, nzi kimwe cyo, nzi yuko ankunda ubudasiba, nzi yuko ambera ubuhungiro, nkiri mu isi, nzi yuko ambera ubuhungiro, nkiri mu isi, yewe ibyo biramagije, nguwe neza, sindeba kuko ibizambaho bizwi na Yesu wampfiriye, natinye iki, bizwi na Yesu wampfiriye, natinye iki, bizwi na Yesu wampfiriye, natinye iki. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana usanga mu gitabo cya Danieli, ibice 6 kuva ku murongo wa 20 kugera ku murongo wa 25. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Danieli mu rwobo rw'intare. Dusome mu izina rya Yesu. Bukeye umwami yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwo rwobo Danieli yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Danieli ati, yewe Danieli umugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Danieli asubiza umwami ati, Nyagasani uhoraho,
Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami aherako anezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo, nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye kuko yari yiringiye Imana ye. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Daniyeli, babazanana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare, zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufa yabo batararushya bagera mu rwobo hasi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Shimye Imana kubw'iri jambo. Iri jambo narihaye intego ivuga ngo witinya ibikwasamiye kuko Imana ibirusha imbaraga. Daniyeli ku mwami Dariyo ubwo yari ari ku ngoma, amaze kwima ingoma, yashatse kugabanyamo igihugu cye intara nyinshi 120. Noneho arangije atora abatware bazazihagararira, abatware 3, ariko muri abo batware 3 hari harimo na Daniyeli. Daniyeli arangije atona ku mwami kuko umwuka w'Imana yari ari muri we. Bavuga mu ijambo ry'Imana rivuga yuko, usomye mu bice bibanza, rivuga yuko ngo umwuka mwiza yari ari muri we, ngo atona ku mwami. Rero ngo ubundi abandi batware birabarakaza, ngo baramugenza ngo bashake ikintu bamurega, ngo ariko babura ikintu na kimwe kuko yubahaga Imana kandi yari inyangamugayo, babura ikintu na kimwe bamurega. Ariko kuko bari bazi ko akunda gusenga Imana ye kandi akaba yarasengaga 3 ku munsi, barangije baribwira bose, bajya inama, baravuga ati reka tugende tubwire umwami kugira ngo tuzamufatishe. Reka tugende tubwire umwami ko turamara iminsi 30 nta muntu wemerewe gusenga izindi mana zose, nta muntu wemerewe kugira ikindi kintu yaka Imana iyo ari yo yose keretse umwami. Noneho kuko bari bazi ko Daniyeli we yasengaga 3 ku munsi, baravugaga ati uko bisa kose turaza kumufatisha. Ubwo rero Daniyeli yarakomeje akajya gahunda yo gusenga, arakomeza arasenga. Noneho kubera ko iryo tegeko bari bamaze kuritora, umwami yanariteyeho kashe kandi ntabwo ryagombaga kuvuguruzwa, baragenda baza kujya kurega Daniyeli. Ubwo bakomeje bamucunga, barangije baragenda bajya kumurega ku mwami. Ariko umwami kuko yakundaga Daniyeli yari atonye ku mwami, umwami akomeza abajijisha kugira ngo arebe yuko byibuze byabashiramo. Ariko kubera ko bari bazi ko iryo tegeko umwami yariteyeho kashe, yaryemeje, agomba kurikurikiza, bakomeza bamutitiriza bamubwira ati hoya ugomba kumuhana. Bari bavuze yuko umuntu uzasenga iyindi mana iyo ari yo yose bazamuta mu rwobo rw'intare. Noneho rero barangije bagenda babwira umwami, ariko umwami nyine kuko nta kundi yari kubigenza, kubera akomeje kubajijisha n'ubundi banga kubyumva. Barangije baragenda nyine baramubwira, umwami arangije kuko nta kundi yari kubigenza, aremera nyine bamuta muri urwo rwobo rw'intare. Ariko umwami ngo iryo joro ngo ntiyigeze asinzira, yarayakanuye, yabuze ibitotsi. Ngo ariko mbere yuko Daniyeli agenda ngo yaravuze ngo ndabizi Imana yawe usenga iragukiza. Umwami nawe yari azi yuko Imana Daniyeli asenga ikomeye. Nuko umwami rero abura ibitotsi. Ariko ngo ariho twatangire dusoma ngo mu museso wa kare, ngo yibambura kare, ngo agenda kuri rwa rwobo, ngo hamagara ngo Daniyeli muntu w'Imana, ngo Imana yawe yakurinze, ngo nta kintare zagutwaye. Nuko nyine arangije aravuga ngo ndi muzima, ngo Imana yohereje marayika wayo ngo afunga iminwa y'intare, ngo ntacyo nabaye, ngo kuko ntacyo nacumuye ku Mana, ngo kandi nawe ntacyo nagucumuyeho. Nuko ngo umwami aranezerwa, ngo aramagara abantu ngo bakure Daniyeli mu rwobo rw'intare. Ngo ariko ngo arangije ngo aravuga ngo nimuzane ba bantu b'abagabo bamureze, mubazanane n'abagore babo n'abana babo. Ngo arangije bose bajugunya ngo muri urwo rwobo, ngo intare zabasamiye hejuru zirabashanyagura n'amagufa yabo, ngo batari banagira no mu rwobo rwo hasi. Imana itugirire neza. Iyi nkuru rero yaranshimishije, ijambo ry'Imana ryaranshimishije.
numva nubashye Imana cyane. Ni ukuri nawe aho uherereye mu mpande enye zose z'isi, ni ukuri witerwa ubwoba n'ibyo uri kunyuramo, witerwa ubwoba n'ikibazo ufite, witerwa ubwoba n'uburwayi ufite. Ni ukuri ibyo bikwasamiye, Imana twizeye irusha imbaraga. Ni ukuri ndakwinginga, wowe ufite ikibazo, wowe urwaye, wowe uri mu buzima bubi, ni ukuri bwira icyo kibazo ubunini bw'Imana yawe. Ni ukuri Imana irakomeye. Imana yarinze Daniel mu rwobo rw'intare kandi zari zishonje. Imana yaramurinze kuko yatari yarayicumuyeho, kuko yari inyangamugayo, kuko umwuka w'Imana yari ari muri we, kubera ko yakoze ibikorwa byiza. Imana yaramurinze, nta kibazo yigeze agira ari muri urwo rwobo rw'intare. Ni ukuri nawe ibyo bikwasamiye, ntugire ubwoba, ntibigutere ubwoba. Imana wizeye iruta ubunini icyo kibazo ufite, iyo ntambara uri kurwana, ubwo buzima buba uri gucamo. Imana wizeye ni ukuri irakomeye, humura izagutabara kandi bigutambutsemo neza. Wigira ubwoba rero, izera Imana nk'uko Daniel yizeye Imana ari mu rwobo rw'intare, Imana imugirira neza. Ndongera kubwira rero abantu bifuriza abandi bantu ibibi, ni ukuri mwumvishe yuko aba bagabo bareze Daniel, icyaha cyabo bakoze cyageze no ku badamu babo, cyageze no ku bana babo. Ni ukuri nawe uzi kugambanira mugenzi wawe, uzi kugirira ishyari mugenzi wawe, uzi kugirira inabi mugenzi wawe, ni ukuri ndakwinginga kugira ngo uce bugufi usabe Imana imbabazi. Mu minsi yashize twari turi kuvuga ku Imana itanze amahirwe ya kabiri. Ni ukuri Imana iragushaka, nawe Imana iragukunda. Va muri ibyo bibi, reka kugambanira abandi, reka kugirira abandi ishyari, kubera yuko nubikora bizagera ku bana bawe, bigere ku muryango wawe, kandi ntacyo bacumuye. Ni ukuri Imana iteze amaboko ngo ikwakire. Ca bugufi usabe Imana imbabazi, winjire mu mahirwe ya kabiri. Imana irakugirira neza. Mureke rero dukora ibyiza, kandi ibyo turi kunyuramo ntibidutera ubwoba. Imana twizeye irusha imbaraga. Imana twizeye niyo iri hejuru y'ibyo byose, kandi bwira ikibazo uri guhura nacyo ngo Imana nizeye ngo iruta ubunini icyo kibazo. Wakibazo we, Imana twizeye ikurusha imbaraga. Murakoze rero, numvaga nabasangiza ijambo, kandi Mwuka Wera akomeza ribasobanure cyane. Namwe mujye musubira inyuma, mugende muhasome. Ni ukuri haranshimishije, numva nubashye Imana. Reka dusenge dusoza. Imana iduhane umugisha. Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimye kubwira ijambo. Tugushimye ko wabanye natwe muri aka kanya. Mana wagize neza, icyubahiro ni icyawe. Mwami Imana, tugushimiye yuko Daniel yabaye imbere yawe arakubaha, ndetse yari inyangamugayo muri byose, ku buryo bamurebye bakabura ikintu bamurega, ariko bakamurega ko asenga. Kandi twumvishe mu minsi yashize mu cyigisho cya mbere twavuze yuko gusenga gutuma umuntu abona imbaraga, kugira ngo niyanyura no mu bikomeye azabitambukemo yemye. Mana, Daniel yaragusenze, ageze mu rwobo rw'intare arakwizera, ahatambuka yemye. Natwe rero turakwinginze, twongera ibihe byo gusenga, kandi uduhe kukubaha mu izina rya Yesu. Uduhe kuba inyangamugayo mu byo dukora. Kandi Mana, ndasenze kugira ngo abari mu bibi bakuremo, abanyeshyari Mana wongere ubagarukeho, ubahe imitima mizima, abagambanira abandi, abagirira abandi nabi. Mwami, ndakwinginze kugira ngo bagaruke ubahindure. Mana rero twavuga byinshi, ariko turindira ubugingo, kandi ukomeze utwiteho mu izina rya Yesu. Uduhe imbaraga mu byo ducamo, kandi Mwuka Wera akomeze abane natwe, atubere umuyobozi. Mana, ndasenze cyane kugira ngo iri jambo buri wese uri buryumve, Mwami Mana, rimugirire umumaro, kandi Mwuka Wera riherekeze, rikore icyo wagambiriye. Urakoze kumvishe gusenga, urakoze ko wabanye natwe muri uyu mwanya. Tuguhaye icyubahiro n'ishimwe. Mana, habwa icyubahiro, ngo turindire ubugingo, kandi ukomeze utwiteho. Icyubahiro ni cyawe, ubu n'iteka ryose. Amen.